Menyaiwacu. Menya ibyabaye iwacu. Menya ibibera iwacu. Menya ejo hazaza hiwacu Murenge. Ni mu kiganiro Menyaiwacu. Mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menyaiwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko taturwa. Mwibuke kandi ko amahanga arahandana. Twongeye kubaramutsa nshuti b'ikiganiro Menyaiwacu. Iki akari cya kiganiro cyanyu mukurikirana ahantu hatandukanye. Ariko njewe urimo kuvuga nkabandi Munezero Gaston, abandi kumwe n'abagenzi baje Patrick, ubuhanga bw'ivyuma hamwe na Elvis Kivis. Bibutse ko mugenzi wanje Salus adahari ari mu ruzinduko rw'akazi, ariko kandi nziko mudukurikirana ku mbuga zacu aho ikiganiro kinyura imurenge.com ndetse no ku rubuga Menyaiwacu akadondomore menyaiwacu.com. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'abatumirwa. Mbere yo kugira icyo batubwira reka babanze batwibwire. Twahera kuri mwene data. Nitwa Mushwanda John Felix, nkaba nungirije umuyobozi uhagarariye ubwoko bw'Abanyamurenge muri Kenya. Arakoze cyane. Nitwa Gakungu Jacques, abandi n'umuyobozi wa communauté y'ubwoko bw'Abanyamurenge b'Abakongomani batuye muri Kenya. Nanjye nitwa Munezero Willy, abandi umunyamategeko kandi ndi mushakashatsi ku bibazo Abanyamurenge bagiye bahura nabyo muri Kongo. Nitwa Kuruziza Gasake Mable, umujyanama muri komite nyobozi y'Abanyamurenge, kongera kabana perezida wa komisiyo ishinzwe gutegura icyunamo cya Gatumba. Barakoze rero nguko ngaba abatumirwa bacu cyangwa abantu bagenzi bacu baje mu kiganiro. Ko babibwiye twaba dufite insanganyamatsiko igira iti ubutabera ndetse n'umutekano kuri bose. Rero mbibutse ko turi hafi kugera ku nshuro ya 12 twibuka abacu bazize akarengane jenoside yakorewe Abanyamurenge mu Gatumba. Rero iyo niyo nsanganyamatsiko turagira ngo mukomeze mudukurikire, barabivugaho byinshi birambuye. Rero murakaza neza muri studio za Menyaiwacu. Yego nagasangwa namwe. Nkuko biri ikiganiro cyacu turaza kugenda tureba ingingo zitandukanye ndetse tuganira nkuko mvuye kubivuga. Nkaba natangira mbabaza ese niki gituma twibuka ko duteranijwe hano n'ikiganiro cyo kwibuka kugira ngo mubwire abantu kwibuka niki gituma habaho kwibuka. Rero twatangira nyana mwarimu Aimable kubera yuko ari we urimo muri komisiyo ibitegura, ariko watubwira kwibuka ni bituma ririki. Arakoze cyane. Nagira ngo mvuge yuko impamvu zo kwibuka wenda zabari nyinshi cyane, ariko naza gusangira ibitekerezo na bagenzi banje. Ubundi icyambere kwibuka kutumariye nuko hari icyo bituvura mu mitima yacu, bituma duhora duha agaciro abavandimwe, inshuti, ababyeyi bacu bapfuye bazize uko baremwe nuko bavutse, kandi bapfa urupfu rubi bambuwe agaciro kabo nk'abantu. Rero mu kubibuka nubwo tubasubiza ku gaciro bacu buri gihe. Kigira kabiri, nagira ngo mu kwibuka nanone hari icyo bidufasha mu gushaka kumenya ukuri ku byagiye bitubaho hariya. Kuko buri ko mwaka tugenda twibuka hari byinshi tugenda twunguka, hari tugenda tumenya, ndetse bitari byo mu Gatumba gusa, ahubwo ku karengane muri rusange kage gakorerwa bene wacu Abanyamurenge muri kiriya gihugu cya Kongo no mu bihugu bituranye na Kongo. Arakoze cyane mwarimu Aimable.
gusubiza ariko ngira ngo buri wese yagenda atubwira impamvu twibuka n'icyo bitumarira amwunganira. Urakoze cyane umunyamakuru, nunganiye umuvandimwe Gasake ku byo yaravuze. By'ukuri kwibuka bifite inyungu nyinshi, ariko umuntu kuzo yaravuze umuntu yakongeraho indi imwe gusa kuko kubera umwanya. Mu by'ukuri kwibuka bifite akamaro kanini kuko buri gihe iyo twibuka mu bihugu bitandukanye, abanyamurenge turabizi ko bamaze kugera ku migabane hafi yose y'isi, bari mu bihugu hafi birenga 20, kandi henshi kugira ngo iriya tariki barayibuka cyane, bagatumiza abaturanyi babo ndetse bakamenyesha n'ubutegetsi, hakaba n'imishinga mpuzamahanga, bose bakahaba bakumva message, bakumva makuru ibyatubayeho. Yewe ntabwo bashobora kurangiza icyunamo badatanze message bagenera ababaraho. Rero iyo batanga message babwira abantu ko twabuze ubutabera, bavuga akarengane twagize kuva twagera muri kiya gihugu, kandi akarengane gashingiye ku busa gusa, gashingiye ku twaremwe. Ibyo noneho bakabibwira abantu benshi batari babizi, bakabyumva ukuntu twarenganye, bakabaza dufasha kugera ku butabera. Kuko mu by'ukuri ubutabera umuntu arabuharanira, ntabwo ari ikintu kizana. Guhora tubivuga rero bifite inyungu cyane kuri twebwe, nubwo atari ubunyine, ariko amaherezo hazageraho hagira abatumva bazadufashe tugeza ku butabera twabuze. Murakoze. Arakoze bwana Biri, reka wenda twumve chairman kuco abivugaho, akaba ari we chairman hano ku rwego rwa Kenya. Murakoze. Ndumva bagenzi baje barakoze kugira muco batanga kuri ibi kibazo cyabajijwe n'umunyamakuru. Ntekereza ko mbunganiye twibuka uyu munsi, turibuka hafi tugeze ku nshuro ya 12 twibuka bacu bazize akarengane, bazize uko bavutse. Icyambere tubibuka nuko ari inshingano zacu, kuko ni kiremwa muntu cyazize uko cyavutse, cyazize uko bari nuko bateye, bazize ubwoko, bazize akarengane. Nta nshingano nimwe, ntaco bakoze kugira ngo bahangane n'ubwoko bwari bugamije kubatsemba ngo bamare burundu. Ukuba rero kubibuka ni inshingano zacu. Icya kabiri twibuka kubera ko hari abato bavutse ari amahano yarabaye. Nukuvuga ngo abo batoya bibukira ku mateka. Iyo tubibuka tuba turimo kurema amateka. Na amateka twubaka, amateka atugize ubwacu uyu munsi kuko ari ibihe bibi bizatubayeho, ariko kandi na amateka akenewe no kumenyekana ku bana bacu no kubuzukuru babo no kubuvivi bwabo. Icya gatatu twibuka kugira ngo tumenyeshe isi, kuko ibyatubayeho cyangwa se ari amahano yatubayeho niyo yonyine ku isi yabaye abantu bari mu buhungiro. Ukuvuga rero kubibuka ni impamvu ndakuka yacu, kuko nta handi abantu bashoboye kwicwa kariya kageni kandi bitwa ko baguswe cyangwa se barinzwe n'imiryango mpuzamahanga. Kubibuka rero biragaruka mu nshingano, kubibuka biragaruka ku rwego rwo kuzamura akarengane, kwibuka kandi biragaruka ku rwego rwo kumenyekanisha ku isi yose no ku bana bacu, kuko ibyo twakorewe nta handi biraba. Murakoze. Arakoze cyane bwana chairman, ngira ngo na visi we yamunganira atubwira inyungu yo kwibuka kuko bagenzi bavuye kubivuga, kugira ngo tugende twumva ibintu bitandukanye cyangwa se inyito zitandukanye zo kwibuka. Murakoze cyane. Ibyo bagenzi banjye barangije kuvuga numva ari byo, no kubunganira. Ni kimwe mu byo bari bavuze, harimo nk'ibintu nka bitatu by'ingenzi mu magambo ahinye. Ni mu rwego rwo guha agaciro uko abambere babanje babivuga, bagenzi bacu bazize ko basa. Ikindi ni intambwe yo kugira ngo mu by'ukuri turusheho gushaka ubuvugizi, kuko iteka iyo umuntu avuga ngo hari uwabuze uburenganzira bwe, ariko nyamara iyo twibuka
haba ari intambwe yo kuvuga ngo haba ari mu rwego rw'ubundi buvugizi. Umva mu by'ukuri iyo twibuka ni inzira imwe y'ubuvugizi. Icya kabiri umuntu yavuga kuri ibyo, mu by'ukuri iyo twibuka biduha kwisana, turisana iyo twibuka mu by'ukuri twibuka abacu bazize uko basa, natwe ubwacu ntiduheranwa n'agahinda, habamo ikintu cyo kwisana. Icya gatatu navuga no kutibagirwa. Igihe cyose umuntu yibuka arushaho guha agaciro no kutibagirwa ibyabaye kugira ngo yiyubake mu bizaza. Cyasa n'icyo ngicyo, ariko ndangije mvuga ku kintu cya gatatu nakongeraho yaba nka be yayo, ni mu rwego rwo kugira ngo ibyabaye bye kuzongera kuba ukundi iyo tubashe kubivuga, iyo twibuka nicyo kidukurura kugira ngo twibuke. Murakoze cyane. Arakoze cyane rero, barakoze, ngira ngo tubashije kumenya impamvu yo kwibuka. Bagiye bavuga ibintu bitandukanye, ariko ndibusaba dukurikiranye ko iyi ari inshuro ya 12 turimo gukora ikiganiro. Turi hafi kwibuka ku nshuro ya 12, twaba turi mu kiganiro kivuga ku nsanganyamatsiko igira iti ubutabera n'umutekano kuri bose. Ariko kandi nkaba mfite ikibazo mbaza abagize iki cyicaro cyangwa mwebwe batumirwa bayobozi. Ni iyihe ntambwe imaze guterwa nyuma yaho, nyuma y'imyaka 11 ishize iyo twibuka abacu? Murabona ari iyihe ntambwe imaze kugerwaho twavuga ko ishimishije, ese dutera gukomeza kwibuka? Arakoze umunyamakuru wacu umaze kubaza icyo kibazo. Ndagira ngo ndaza gusangira icyo gitekerezo na bagenzi banje tuza kunganirana. Mu by'ukuri umuntu wese agira uko yabibona nuko abyumva, ariko njye mbona hari intambwe nini imaze gutera. Intambwe ya mbere yatewe, urabona aka karengane ku bwoko bwacu katangiye kera, ariko uko izo mfu, uko abantu bicwaga, twabigize amateka kimwe n'andi mateka yaranze igihugu cyacu. Rwose ntitwigeze tubiha agaciro nk'urupfu cyangwa se nk'iyicwa rubozo riteguwe, rigenderewe, rigambiriwe. None tukabyumva ko ari amateka gusa yabayeho, abantu barapfuye tukabirekeraho. Ariko uko kwibuka kwaduhesheje intambwe imaze gukomera, iteye ishimishije yatewe, nuko abantu no bahumuye amaso, none basubira no mu bya kera. Tunasubira muri za 64, iyo tuvuga intambara za Murere, dusubira muri za 96, intambara ya Fidel, iyo bita ya Fidel yakuyeho mu butu, ubutegetsi bwa Mubutu, dukukuza intambara ya kabiri ya Kabila. Ingi byose tubirebye dusanga tumaze kwapfusha abantu benshi. Iri yibuka rero byadufashije mu kwegeranya neza uburemere bw'aka karengane, uburyo bumeze n'uburyo bungana, ndetse hari n'ibitabo byinshi byagiye byandikwa bigaragaza abantu tumaze gutakariza muri ibi bibazo by'iyicwa rubozo by'ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge, kandi rigambiriwe, kandi riteguwe, kandi rigenderewe gusa kuri bo bonyine bose. Icyo nakongera ko byavuze arakoze mwene data. By'ukuri kwibuka bifite inyungu nyinshi. Muri izo nyungu ntabwo ibintu byose biba bifatika mu buryo abantu bose babibona, ariko buriya hari ibintu biba bifite agaciro cyane nubwo bitabonwa n'amaso y'abantu bose. Ikintu cyo kwibuka cyagize akamaro cyane, kuko tugiye kumara imyaka 12 dusaba ubutabera, twereka abantu batari baza amakuru, hakozwe amafilime n'ibindi byose byerekana ukuntu buriya bwicanyi bwakozwe bugambiriwe, kandi bwakozwe n'abantu b'abategetsi batari abantu wavuga ngo bari abantu b'abahinzi babaswa batazi amategeko, abantu bize bajejutse rwose, baplaninga umugambi wo gutsemba abantu babaziza ubusa. Rero iyo twibuka biriya bimenyetso byose tugenda tuvuga ahangaha ni ibintu byaherwaho, abantu bagiye gukurikirana bari abantu mu butabera bikoroha. Kandi nagira ngo mbwira abatwumva ko hari intambwe mu by'ukuri imaze guterwa, kuko Abanyamurenge barimo baregeranya ibimenyetso kugira ngo hazakorwe ikirego kizarega agatorwasa. Birari nuko batabibabwira byose, kuko ibintu byo muri enquête ntabwo bijya hagaragara, biba ari mu ibanga.
noneho abantu babimenya nuko ikirego cyageze mu rukiko hatangiye kuba kuburana, ariko mu gihe cyo kwegeranya ibimenyetso ntabwo amakuru yose abantu bayabwirwa. Rero aba numva hari icyatewe rwose, nta mpamvu yo gucika intege, mutegereze igihe kizagera ubutabera buzaboneka. Ikindi kintu cyiza nuko biriya byaha byibasiye inyoko muntu ntabwo bisaza, igihe icyo ari cyo cyose nubwo hashira imyaka ingana gute, biriya byaha ntabwo bisaza, igihe kizagera buriya butabera tuzabubona, turabutegereje. Igitera impungenge nuko iyo biba nk'ibindi byaha bitoya bisaza, ari igihe twazagira imbogamizi yo gutanga ikirego tugasanga ikirego cyarashaje. Icyaha burya kirasaza nuko abantu wenda batize amategeko batabizi, ariko kigira igihe kigasaza. Ariko bino byaha rero byibasiye inyoko muntu ntabwo bijya bisaza, igihe icyo ari cyo cyose bari abicanyi bashobora kuzafatwa bakageza imbere y'ubutabera. Rero inyungu irahari, mutegereze amaherezo muzayibona. Abantu bari cyo nakongeraho, murakoze. Arakoze cyane, ngira ngo chairman nawe yagira icyo bitubwiraho, kubera yuko sinone twibutse, dore ko tugeze ku nshuro ya 12 ariyo dutegereje wenda mu byumweru kimwe cyangwa bibiri biri imbere, kuko ndabizi ko twibuka ku itariki 13. Chairman, iyi ntambwe zimaze kugerwaho, muvuga ngo turashima iki ngiki kigeza aha, niki mwabitubwira? Urakoze cyane. Numva uko bagenzi baje bavuze ari intambwe imaze guterwa, kandi intambwe ishimishije, niyo urugendo rurerure, n'intambwe yo kubaka amateka, yo kubaka icyo twita ikusanyamakuru ryanditse. Iyo ni imwe mu ntambwe umuntu uyu munsi ashobora gushima, avuga ngo kwibuka bidufasha kubaka, ko turubaka amateka y'ibihe bibi bizatubayeho, kandi tutifuza ko bizongera kuba hariho hose ku isi. Kuko iyo twibuka tuba turimo kurema isomero, abatoya n'abakuru n'abariho n'abazaza bazacukumbura bakamenya icyatumye cyangwa se icyateye bari abantu, bari abicanyi kuba barakoze biriya. Ikindi gikomeye kirimo nuko ubutabera buzashingira kuri ayo makuru yagiye yegeranwa ku ntambwe zitandukanye mu bice by'abantu batandukanye, kugira ngo ayo makuru ashobore kurema icyo twita ikirego cyangwa ijwi. Umuntu wese wagize uruhare muri buriya bwicanyi cyangwa se muri iriya jenoside cyangwa se muri iriya tsembatsemba akurikiranwe kandi agezwe imbere y'ubutabera. Inyungu rero irimo, ntituyitegereze kuko ari inyungu igomba kuboneka mu munsi umwe, ariko amateka agira aho ahera yubakwa. N'uyu munsi n'abazaza nyuma yacu bazakomeza bayubake, kugera ubwo ijwi twifuza ko rizumvikana ku isi yose, rizumvikana abakoze buriya bwicanyi, abakoze ariya mahano bagashikirizwa inzego, kandi n'abakore buriya bwicanyi nabo bagahabwa agaciro kabo. Murakoze. Arakoze cyane. Sinzi nimba bwana Chairman hari icyo nawe yakongeraho. Mu by'ukuri ibyo bakomeje kuvuga bagenzi banjye ni byiza, kandi ikibazo kibajijwe kirumvikana rwose. Intambwe yo irahari, uko ihari iri mu buryo bubiri uko nabitekereza. Iri mu rwego rwacu bwite rw'Abanyamurenge bakorewe ibyo bakiriho. Indi ntambwe ni mu bagenda batwumva, abo tubonamwo dushobora gusaba mu ijwi ry'ubuvugizi kugira ngo aya mahano ye kuzongera kubaho. Ndavuga ku ruhande rwacu, mu by'ukuri uko byatangiye bibiri siko bikiri. Buri mwaka uko utashye hagenda haterwa intambwe, uhereye uko abantu babyumva, habe no kumvisha abo duturanye mu bihugu bitandukanye turiho. Ugenda uboneka ko hari umubare munini urushaho kumva iki kibazo uko kimeze n'uburemere bwacyo. Bigaragara ko mu by'ukuri mu rugendo dufite rwo kugira ngo tuzagere ku ntego zacu, dushobora kugera kuri iyo ntego. Icya kabiri naringiye kuvuga ni mu ruhande rw'abandi, andi makominota atandukanye tugenda tubwira ikibazo, kugira ngo ibi byose nubwo bireba inyoko muntu uhereye kuri twebwe ubwoko bwacu, ariko n'abandi kugira ngo bitazababaho,
ugenda wumva ko mu batumirwa tugenda tubwira ndetse n'abandi bose baharanira uburenganzira bwa muntu barushaho kubyumva. Intambwe yacu ku mwaka utashye ugenda ubona ko hari umubare mwinshi n'abatumirwa bagenda baboneka. Dutekereza ko aho bizatinda bikumvikana. Muri make ngiyo ikidufasha cyane kugira ngo tubone ko hariho impact cyangwa se nziza cyangwa se intambwe imaze kugerwaho murakoze. Ikindi nakongeraho mu byo bagenzi baje bavuze nemeranya rwose n'ibyo tumaze kuvuga ni byinshi cyane, ariko akantu gato cyangwa kongeraho harimo nanone uburyo ku muntu wese ufite umutima nama mu kuba iyo bamamaza umuntu amafuti yakoze nibwira ko byamutera ipfunwe bose. Iki kintu uhora tuvuga urugero rw'umugenzi wanjye Munezero avuze nk'umunyamategeko, izina rya Gatorwasa guhora rihora mu kanwa k'abantu no mu Rwanda mpuzamahanga, ibigo byose bikamuvuga, nibwira ko ibyo nabyo bimutera ipfunwe, bikumva n'uwo ari we wese ushyirwa mu majwi ku bwicanyi bwakorewe Abanyamurenge muri kiriya gihugu, ndumva ko bitari ishema ahubwo ari ipfunwe bibatera. Ndagira ngo nabyo biri mu mpamvu n'uburyo bumwe bwo kurwanisha kugira ngo tuzagere ku ntsinzi. N'undi uwo ari we wese iyo yumva barimo mwamamaza amafuti ya mugenzi we, ndagira ngo uwayakoze nta handi yagira ubuvugiro, nawe yumva bikenda bimusubiza. Ubwo n'uburyo bwo kurwanisha kwacu kw'abanyantegeke turwanisha, nuko tuvuga, nuko twandika, nuko tubyamamaza, nuko tubiririmba, kuzageza igihe ukuri kutajya guhishwa kuzajya hagaragara. Harakoze cyane. Harakoze mwani data. Nanjye akantu namwongeraho gatoya. By'ukuri twebwe turi abanyantegenke nk'uko abivuze, nta kindi twakora. Twebwe ni ugutera ijwi hejuru dutaka tubwira amahanga akarengane, kuko twabaye mu gihugu kitagira ubutabera. Ubwicanyi bugenda budukorerwa inshuro nyinshi, abantu badahanwa. Kubera kudahanwa rero bigenda byisubiramo, noneho ababonye abandi batarahanwe babikoze nabo bakabikora gutyo kugeza aho bakoze ariya mahano. Rero nta bundi buryo dufite twabirwanya cyangwa twatabaza, ni ukwibuka no kubivuga, tugatanga message si tukayibwira, kuko kubera kudahanwa abakongomani babigize umuco. Hari umugabo bita Abdoulaye Odiando Mbasi, abenshi muramuzi, niwe wahamagariye abantu kwica abandi nta mpamvu mu 1998. Amadisikuru yari ahantu henshi, abantu barayazi. Yise abatutsi ngo nama mikrobe bagomba gusembwa hakoreshejwe uburyo bwihariye. Ibyo isi irabizi, biri ahantu henshi cyane. Atsembwa abantu benshi cyane, ibihumbi by'abatutsi bazira akarengane muri uriya mwaka. Uwo mugabo kubera ko nta butabera yigeze abona, yarabimenyereye, yongeye gusubira guhamagara abantu kwica abandi mu 2006 igihe yari yaje kwamamaza Kabila kuri Goma. Yongeye kuvuga amagambo mabara avuga ngo abatutsi nibadataha ngo bazasubizwa, ngo bazashorezwa ingoni. Yabyise ingoni, ariko yarabivuze mu bundi buryo bw'amarenga. Rero ukumva ni ibintu bibarimo kubera ko bazi ko ababikora nta ngaruka bibagiraho. Ndetse navuga hari n'abandi bantu nabo bashatse guhamagarira abaturage kwica abandi. Ejo bundi igihe M23 yafashe Goma, biri rwose mu itangazamakuru, umugabo bita Boshabe Evariste, ubu ngubu ni ministre wa Interieur, nawe yigeze kuvuga ngo bagomba kunetwaye. Rero yavuga ngo bagomba kunetwaye nk'uko banetwaye muri 1998. Abumva icyo yarashatse kuvuga ngo bakubure nk'uko bakubuye mu 1998. Undi mugenzi we witwa Bababasu Zakari nawe aravuga ngo yari mu nteko ishinga amategeko ngo bazahere ngo mu nteko. Ubwo yavugaga abatutsi barimo abanyarugabo n'abandi ko aribo bazaherwaho mbese bakubura. Ibyo barabivuze nta ngaruka byabagizeho, gusa guverinoma yabwiye uyu nguyu Boshabe Evariste ko ibintu yavuze atari byo, ajya kuri televiziyo asaba imbabazi, birangirira aho ngaho. Urumva ni ibintu badafata nkaho ari amahano, ibo barabimenyereye kubera ko bagiye babikora kenshi, babona nta ngaruka bibafiteho.
rero nta kundi twarwanya ako karengane cyangwa uwo muco wo kudahana ni ukubivuga, wenda tuzageraho ibi byacu byumvwa. Murakoze. barakoze cyane, ngira ngo bavugaga ku nyungu cyangwa se icyo ikimaze kugerwaho mu myaka 11 ririya tsembabwoko ryarabaye, ndetse bagenda bagaragaza n'akandi karengane kagiye kaba hatandukanye. Ariko ngire ngo ngaruke ku kindi kibazo kigira kitya, ese ko mwagiye mugaragaza ko ibimenyetso birimo kwegeranwa ari intambwe nini imaze guterwa, ndetse n'ishigwa mu bikorwa by'ubutabera aho rigeze, haba hari komisiyo ibitegura cyangwa se urwego runaka rugenda rubitegura ku buryo rubikurikirana, tukavuga tuti hari abantu bashinzwe kwegeranya ibyo bimenyetso, hari ababa barabyanditseho cyangwa bajana ibirego mu nkiko? urakoze. ndagira ngo rero tukomeza kuvuga duhereye twakomeza tugasangira ibitekerezo na bagenzi banje. Mwene data yabivuze Munezero mu kanya, yavuze yuko hari intambwe yatewe kuva kino kibazo kibaye, abantu bishwe mu gatumba. Kuko twabivuze byari bimenyerewe yuko bitambuka kumwe n'ibindi byose byagiye bihita nta nkurikizi bibayeho, ariko kuba abantu baragiye babitangira kugira uko umwaka wakurikiyeho n'umwaka uko yagiye ukurikira, twagegera ku nshuro ya 7 ya 8, ubu deja hari ibirego byagiye bitangwa no mu nkiko z'u Burundi. Urwo rw'u Burundi rw'ikirenga ndagira ngo rurimo ikirego cya Gatogwatsa cyaravuze mu mwaka wa 2014 kigeze kuvugwaho bari mu bibazo byabo bya politiki yabo interne y'abarundi. Hari ukuntu cyavuzwe kirasabwa mu itangazamakuru, icyo niyo ni inzira imwe byavuzwemo. Ari hirya no hino hari uburyo bwinshi bwagiye bukorwa. Murabyibuka ubushize hari abanyeshuri bari mu Bwongereza bashatse abanyamategeko bagira ngo babunganire ikirego kigende kijya mu nkiko. Inzira zose zo kubikora ni nyinshi. Ubu turimo turasoma ibitabo biri byandikwa n'abantu bacu twenyine, tugenda tubara ubwicanyi bw'abantu bacu bwagiye bukorerwa. Wenda kugeza wanjye Munezero araza kubikoraho kuko ari mu banditsi banditse ibyo bitabo. Ibi ngibi ni bimwe mu ntambwe z'ibimenyetso bigenda byegeranwa n'ibikorwa bigenda bidushishikariza kugira ngo turusheho kubyibuka cyane. Ndetse ahubwo mu myaka ishize twakoraga uburyo bwihariye twibuka gusa gatumba. Ubu noneho ntabwo tugomba koga muri ubwo buryo. Ubu noneho ko turagarura agaciro ka bose. Gatumba turabara abantu 160 n'imisago, ariko nitubara Kinshasa haguye abantu 190 n'imisago. Ntituvuga Rumba shahabwa abantu 102, ntitujya za Kamena hari 100 n'abandi, ntitujye na mbere yaho ahantu hagiye hapfa abantu benshi cyane. Abo ngabo kuki batanga agaciro kabandi bose, kandi bishwe ifurubi rusa n'urwa Gatumba. Hari abatwitse mu mapine, hari abatawe mu nzuzi, hari abagaburiwe inyamaswa, hari abatawe mu byimbotera by'abacukura amabuye y'agaciro, impfu zitandukanye mbi za zindenga kamere. Ibyo byose rero birimo birata aho bigerera ngaha. Intambwe ishimishije imaze guterwa nuko ibyo tutari tuzi n'abana bacu bavutse muri iyo myaka cyangwa byaba yari bato barimo baramenya uko kuri, kandi kuzagira n'amahanga abimenye. Ndagira ngo wenda bagenzi banjye banunganire. Arakoze mwene data Gasake. By'ukuri nabivuze kare, ibintu by'ubutabera ntabwo bikunda kujya ahagaragara, kandi dosiye nk'iriya ibirimo abantu bakomeye burya ntiba ari ngombwa ko babiririmba ngo babishyire ahantu hose, ariko hari ibintu biba bikorwa n'ubwo abantu batagomba kubivuga byose birimo birakorwa nk'uko yaravuze. Ngira ngo ntabukiye mu ijambo narimbashije ibi byegeranyo n'ibirimo gukorwa byaba bifite abantu bihariye barimo kubikora, komisiyo cyangwa se tuzi ko iki kibazo cya jenoside kiregwa n'umuntu cyangwa se n'ubwoko n'igihugu, wenda sinzi ikirego gitangwa nabande, ibikurikiranwa birakurikiranwa nabande, ni bande babirimo, haba hari komisiyo yihariye? Urakoze cyane. By'ukuri icyo kibazo warubajije ni cyiza, ariko iki kirego gifite umwihariko wacyo kuko abantu bishwe bari abakongomani, bari barahunze bahungira mu Burundi baje amaboko ya Nations Unies, bagwa mu maboko yayo, bishwe n'abicanyi barimo abarundi n'abakongomani. Leta ya Kongo ntabwo ishaka ubutabera kuko ifitemo uruhare. Leta y'u Burundi nayo nuko nguko. Nations Unies nayo ifite ikimwaro ko yagomba kurinda abantu, ariko aba defiance yo kurinda abantu.
niyo mpamvu rero nta gihugu na kimwe kizaduha ubutabera muri ibi ngibi kuko hari principe bazavuga mu mategeko ivuga ngo ni nepe alege sa propre turpitude, uvuga ngo ntiwakwerekana isoni zawe wari wowe uzerekana. Nibo ba nyiri intege nke rero ntabwo bajyana intege zabo ngo bazirane. Niyo mpamvu ntabwo dutegereza ubutabera kuri ibi bihugu, ariko amahirwe dufite nuko hari inkiko, hari urukiko rw'Irahe, ntabwo ari si ibihugu biza birega. Hari imiryango mpuzamahanga ishobora kurega gatanga ikirego kikemerwa, hari na Nations Unies ubwayo Conseil de Sécurité nayo ishobora kurega igeze ubwo yumva ikibazo nuko ari Loni n'ubundi itarabashe kurinda abantu bakagwa mu maboko yayo. Rero hari icyizere iyo komisiyo umva ntabwo twashinga komisiyo Abanyamurenge si igihugu n'igihugu bakomokamo cyaka bibakoreye nta bushake kuko ari impamvu twabivuze. Ubwo rero aho dutegereje ni nk'imiryango, hari imiryango izagera ikumva ko ari ngombwa ko abantu babona ubutabera, kandi hari imiryango ivuga kwirengera iharanira uburenganzira bwa muntu no guhana ingozi z'ibibi. Niyo mpamvu iyi dosiye yacu imeze ukwayo, kandi bazaca umugani ngo dukirana no gusumba ngo bamutsinda akakuvuna. Turi abantu baciye bugufi, turi ubwoko butoya, ariko turarega abantu bakomeye barimo za leta. Niyo mpamvu atari na ngombwa niyo komisiyo ko yamenyekana cyane uko ushobora no kugira ingaruka nta protection ihari. Uvuga ngo umuntu gusa agiye guhangana n'ibihugu ni ikibazo, ariko icyiza gihari nuko ubutabera bwateye imbere mu isi. Hari ibihugu bifite ubutabera rwose, nubwo waba uri umunyantege nke ushobora kuburana n'igihugu gikomeye icyaha kikagihama kikabiryozwa. Niyo mpamvu muri icyo kibazo rwose wihangane, nta gisubizo wabona neza. Komisiyo sinzi ukuntu yaba, ariko Abanyamurenge bafite ubushake. Njye mfite icyizere ko bazabona abashobora kubafasha gutanga ikirego, ariyo imishinga nari nkubwiye. Murakoze cyane. Sinzi nimba hari icyo bwana chairman yabitubwira kuri icyo kibazo. Ntekereza ko komisiyo iremwa binyuze mu buvugizi abantu bakora, kuko ubuvugizi n'ijwi cyangwa se amajwi atandukanye agenda ataka, yereka amahanga, yereka ubutabera ku rwego mpuzamahanga ko ubwicanyi bwabaye n'ubwicanyi ndengakamere. Ayo majwi, uko gutaka, ubwo buvugizi ubwabyo n'itsinda, ni komisiyo yirema, kuko igikorwa cyakozwe ni igikorwa ndengakamere, ni igikorwa kibi, ni igikorwa giteye kimwaro, ni igikorwa giteye ipfunwe. Ariko ubuvugizi tugenda dukora buragenda burema intambwe itwereka yuko umunsi umwe imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu izahaguruka ikamamaza, igashigikira, kuko isi tishobora kuzarebera imyaka. Uko ubuvugizi tugenda tuburema niko bugenda bwubaka intambwe izashingirwaho abakoze ari amahano bagashikirizwa ubutabera cyangwa se bakaryozwa ibyo bakoze. Murakoze. Icyo navuga kuri ibyo nk'uko bagenzi banjye babivuze, komisiyo kuri uyu munsi ntayihari, ariko umuntu iyo agihataka igihe cyose ni ibintu bibiri nabivugaho. Burya iba ari nk'ibanga naryo. Mu bunyantege nke twabwagiye bugaragazwa ku bijyanye n'ubwoko bwacu buto buhangana n'abakomeye, ariko iyo umuntu harimo gutaka mu by'ukuri kumvikana ko mu by'ukuri hariho ubushake, dufite ubushake kandi hariho gutaka. Turatekereza ko mu by'ukuri faze biriho umuntu yabyita ko ari embryonnaire cyangwa aho byaba bigeze, ariko bizageraho bivuke. Komisiyo izashirwaho wenda ari uko wa mugani bagenzi banjye bavuze bimaze kumvikana mu ruhando rw'amahanga yose.
nkumva ko mu by'ukuri ari cyo umuntu yabivugaho. murakoze cyane ngire ngo tugaruke ku kindi kibazo nibajije tugaruke ku kibazo cya Gatumba n'ubwicanyi bwakorewe Abanyamurenge barimo barashaka ubuhungiro ndetse iyo dusesenguye ugerageje gutekereza ukanasesengura usanga ubwicanyi bwarakozwe mu buryo bwihariye. Yego jenoside zibaho nk'uko mwarimu sinzi umwe wabivuze aravuga ati hari abaguye iwabo, hari jenoside y'Abayahudi ni Chairman yavuze ko baguye iwabo, avuga ko Abanyarwanda baguye iwabo, ariko urabona iki cyo ni jenoside yabaye ariko abantu bagwaho bakagombye gukirira. Sinzi icyo mubivugaho ndetse mwagemo bigarukaho muravuga ati uruhando rw'amahanga rufite isoni rufite ikimwaro kuko abantu baguye mu maboko yabo. Burundi bwakiriye abantu bashinjwa ko ari bo babishe, ndetse na Kongo igihugu cyagombaga kuvuga ati mutufatire izo mpunzi neza abantu baje kugwa mu kindi gihugu. Sinzi rero icyo mwabivugaho ko mbona ari imbogamizi kugira ngo ubutabera buzoje hakwiye kubera izo challenge cyangwa se izo mbogamizi z'iyo miryango mpuzamahanga yakagombye kuturengera no kumva ikibazo ariko akaba ariyo yagezemo uburangare. Urakoze wenda ntabwo tukomeza kuvuga turasa n'abasubira mu byo twavuze, ariko hariho ukuri kudashobora kubona, akabaho n'ikintu twise icyaha nacyo uburemere bwacyo kidahagarara. Kara twazo tubiganira namwe na data ko twigeze gukurikirana nanjye documentaire berekana umusaza umwe w'umudage muri iyi myaka ya vuba ahangaha wakurikiranwe hejuru y'icyaha cya jenoside y'Abayahudi, afite imyaka myinshi cyane kandi uzigiye yabereye ubu ni imyaka ikaba muri 60 ariko ubu bamukurikirana imyaka hafi 90 kandi iyo jenoside yabaye muri 1945. Rero byumvikane ko igihe icyo ari cyo cyose izo institution uvuga n'abantu, izo za leta uvuga n'abantu baziri imbere, ariko hari icyizere kugira ngo tube optimist nuko hari igihe duteganya tuzi ko hari igihe tuzabona izo leta zikazajyamo abantu bafite ubumuntu bashobora kuzavuga bati ibingibi hariho babibyozwa, hariho bakurikirana, hariho abashobora kubazwa ibintu. Nagira ngo nenda umuntu gato niwe yisubira mu magambo, hariho iki kibazo wavuze ngo aya mahanga leta y'u Burundi leta ya Kongo yewe muzi ku isi yose ubwira cyane cyane Afurika by'umwihariko irimo irarwana intambara yo gushakisha uburyo yava muri ISIS kubera uburyo ISIS ikora yibikurikirana abantu hirya no hino bakoze icyaha, haba muri Afurika haba no handi no mu bindi bihugu. Uzi ukuntu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugenda rushakisha abantu bakoze ibyaha, rugenda rukora ankete rugira gute abantu babikoze bihishe, ariko nibwo bwa mbere abantu bapfa bangana gutyo hakaboneka umuntu uvuze ngo njye babishe. Ariko igutangaza gituma tunasakuza tudashobora no kuzahwema kuzageza ku bana bacu nuko kugeza ubu iyo nta ankete yasabwaga mu gihe abonetse uvuze ati njye babishe, nta ankete yasabwaga mu gihe amahanga nasiyo zimwe yari ifite abantu mu biganza byayo bakayabikira mu biganza bakabarangiza. Nta nubwo twasabaga gusaba ubundi butabera bonyine, isi yose niyo yari ifite kudukorera ubutabera, ariko kubera ko ari abendividi bafitemo izindi mpamvu twakwita wenda niba ari politike niba ari iki, hari igihe abo bantu bazavaho hakajya abandi bafite ubumuntu basanga bino byose turabifite, izi nyandiko ibi bimenyetso aya marira ibi byose bakazageza ubutabera bwacu buzava bukagaragara. Icyo rero tugomba gucika intege ni ukubivuga, ni ukubisakuza, ni ukubyamagana, ni uguhora tubiririmba kugira ngo igihe tuzabonera uko kuri kuzasangwe nta kintu na kimwe kibura kugira ngo urukiko rufate icyemezo. Arakoze cyane, arakoze nkunganire gatoya. Mu by'ukuri nanjye mfite icyizere ko amaherezo ubutabera buzaboneka kuko burya ibintu byose byiza biraharanirwa. Ntabwo wabona umuntu w'ibyiza gusa ngo abikuzanire guheza gusa utabirwaniye ngo bigereho, biragoye cyane. Iyo tureba amateka y'abandi nabo
bagiye babwaho n'ibibazo ntabwo nabo byari byoroshye. Dufite urugero rw'u Rwanda byabanje kugora cyane kuvuga ngo bashinge rwa rukiko TPIR, ariko kubera ko bo bari igihugu babishizemo imbaraga cyane, amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga uremera ishinga uriya rukiko. Yewe muranibuka ko jenoside yagiye yitwa amazina menshi cyane, barwanya kwiba jenoside, kuko hari ikintu mu isi cyangwa muri Afurika uko ni wabangira ngo abazungu bahereye kera cyane amateka yabo bashaka kwica abatutsi, nako barabishe nibo bazanye ubwicanyi abantu bagiye bakorerwa kugeza kino gihe. Ariko kubera guhangana kwa ba nyirabyo, abanyarwanda barahanganye kugeza ubwo bemeza ko ari jenoside yakorewe abatutsi, kandi byabaye mu myaka ya vuba. Mbere byamaze kwitwa ngo ni itsembatsemba n'itsembabwoko, ubwo bwari uburyo bwo kugenda babipfobya bakanga ko byitwa jenoside. Ariko kubera guhangana bararushe, barabibemeza, barabyemera. Nariya rukiko oni ntabwo yarushinze ku bushake, ni imbaraga z'abacikacumu na leta yabo basabye ubutabera, amahanga agira isoni aremera. Niyo mpamvu natwe nubwo turi abanyantege nkeya kandi tuzi ko abo turegera aribo babidukoreye, amaherezo bazagira isoni nabo. Yaravuze umugabo w'umunazi bafashe ejo bundi, dufite ingero ngufu. Ubu nyine hari abantu bagiye bahigwa bakoze jenoside yo mu Rwanda, bakabuga n'abandi. N'uyu munsi ukumva ngo yafashwe hashize imyaka 20 jenoside ibaye, akaburanishwa ngo wabikoze none. Hari n'abandi aracari urutonde rw'abantu TPR gifite batarafata. Nubwo TPR zarangiza manda yabo, hari uburyo bavuganye ko ayo madosiye azashikiza u Rwanda igihe icyo ari cyo cyose, bari abantu bashobora kuzafatwa bazaburanishwa. Niyo mpamvu natwe amaherezo tuzagera ku butabera, kuko turabizi ko bitinda, ariko amaherezo bizagera, kuko twabihagurutsemo n'amahanga agenda tumva. Mwene data yavuze ya chairman yavuze ngo umwaka ko buri umwaka utaje hagenda hari ibyongera, n'ababyumva bagenda biyongera, bityo bizagera ubwo haba abategetsi beza bisi bashobora kuzatega ugutwi bakata ubutabera. Numva ari cyo nakongera. Yego, ngira ngo twagenda tusaranganya kuko turimo kubikuza. Yego, murakoze. Impamvu tudahwema gusakuza nuko cyangwa se kuzamura ijwi nuko ubwicanyi bwabereye mu Gatumba bufite umwihariko wabwo. N'ubwicanyi bwabereye mu gihugu cy'amahanga, aho ubwoko bwacu bwari buzi ko burinzwe, ariko bukicwa rubi, bukicwa ubw'agashinyaguro, kandi buri mu mahanga ari impunzi. Buriya bwicanyi ndatekereza ko nta handi hantu impunzi zicirwa mu gihugu cy'amahanga kandi zikicwa byateguwe, bigashirwa mu mugambi, kandi bigakorwa byitwa ko barinzwe n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se umuryango mpuzamahanga. Ukuvuga ngo n'ubwicanyi bwabaye, ni jenoside, ni igikorwa ndengakamere cyagombye kumvikana ku rwego rw'isi, abagiteguye, abagishize mu bikorwa, byaba ari ibihugu, baba ari abantu ku giti cyabo, byaba ari itsinda ry'abantu, bagashikirizwa ubutabera. Niyo mpamvu tutazahwema na rimwe kugira ngo kiriya gikorwa ndengakamere cya buriya bwicanyi bwa buriya bwoko, aho abantu baza bagatwikwa, abana, abasaza, ababyeyi, mu bice bitandukanye, bagapfa nk'uko amashusho cyangwa se nk'uko ababibona bigaragarizwa. Nta handi biraba. Bagenzi banje bavuze jenoside y'abayahudi yabaye
abayahudi bari iwabo, jenoside yakorewe mu Rwanda yabaye abanyarwanda bari iwabo, ariko jenoside yabaye ku Banyamurenge yabaye bari mu buhungiro, aho bitwa ko bari protected, aho bitwa ko barinzwe, aho bitwa ko bagombye kuba bazasubizwa mu gihugu cyabo, ariko abariho bongera kurimbukira. So rero ni ikintu tudashobora guhema, ni ikintu umunsi umwe kizageraho isi icumva kandi kagira agaciro. Murakoze. Murakoze cyane. Ego birumvikana rwose ibyo bagenzi banyu bakomeje kuvuga nibyo, nk'uko kibazo tubajijwe kiragoye kucyumva n'urugendo rurerure, kandi havuzwe nk'uko mu by'ukuri ubwicanyi bwa Gatumba ari umwihariko ku bundi bwicanyi bw'ahandi. Sinjya kubisubiramo nk'uko babivuze, abantu bishwe publiquement, hari ubundi bwicanyi bwagiye bubaho, mvuga kuko nyine ubwa Gatumba ari umwihariko, bwagiye bukorerwa Abanyamurenge, bicirwa ahatandukanye, ariko bamwe bakicirwa ahantu hatagaragara, hari hagaragara, hari mu butegetsi bw'u Burundi, hari nk'uko babivuze, hari muri ONU, hari ubutegetsi bwa Kongo bafashe kandi bwagombye kubaproteja, bufite umwihariko. Ariko nanone nubwo byagiye bigaragara ko turi abanyantege tudafite abatuvugira, kandi mu by'ukuri abantu koko bagitegetse ibi bihugu byacu bagishigikiye ibyo ngibyo baranidegembya, uhereye nko kuri agatorwa asaridegembya kandi akumva karabivuga, hari ibimenyetso bigaragara. Ariko icyo nshima cyane kinini gikomeye, ukuri iteka kurisobanura, nubwo kugira urugendo rurerure. Hari umungaro umwe wagiye kubivuga, aravuga ngo ikinyoma cyo ngo kiza kizana n'ama escalier ngo kigashika, ngo ariko ukuri iteka ngo ikinyoma kizanwa ngo na essentiel kikihuta kigashika, ariko ngo ukuri kugenda ku ma escalier ni intambwe ku yindi. Nubwo agatorwa sayidegembya akavuga none cyangwa ubutegetsi bumwe buhari none kubw'inyungu za politike nka Kongo n'ahandi ngaho batumva iki kibazo cacu, ariko turatekereza kuko mu by'ukuri intambwe ku yindi turakomeje umurego wo kugira ngo ijwi ryacu rizumvikane. Ahasigaye icyaha cyo kwica umuntu ndabizi ko kitazabura, kizageraho tugera ku nzozi zacu, ariko gusaba ubutabera. Murakoze, numva ari cyo navuga ku bijyanye n'uko umwihariko wa Gatumburi, kandi turabizi kuko byanakunze byasobanuka. Reka nongereho akandi kantu gatoya, nuko buriya bwicanyi bwabaye mu Gatumba bwateguwe no mu miturire y'inkambi. Miturire no kuvuga ngo Abanyamurenge bashizwe mu nkambi babatandukanyije n'ayandi moko, kuko ubuhamya bw'abantu b'abacikacumu bamwe bwavugaga ko hatagira umuntu usohoka muri aya masaha ataza kwisanga mu gikorwa cy'ubugizi bwa nabi buza kuba. Bivuga ko byateguwe, bivuga ko byari bizwi, bahereye aho inkambi zitangirira, bazi ko nta Munyamurenge nta bundi bwoko buhatuye kugeza aho bagomba kugarukira. Kuva ngo mu miturire inkambi ubwabyo hagaragaye already segregation cyangwa se ivangura, ryerekana kuko nishirwa mu bikorwa ryari kuzaborohera, kuko hari n'ibimenyetso, hari ubuhamya butangwa n'abacikacumu bavuga yuko babwiwe ko hatagomba kugira utarabuka kugira ngo ataza kwisanga yahitanwe n'ubwo n'ibyo bikorwa by'indengakamere bagambiriye gukora. Murakoze. nunganira mu byo avuze kugira ngo wenda tuze kugira umwanzuro. Mu by'ukuri ikibazo cya Gatumba yabivuze, ubwicanyi bwagiye bukorwa Abanyamurenge bugira umwihariko wo kwitwa jenoside. Rwose iyo tubivuga ntabwo twigana. Hari abenshi bavuga ngo Abanyamurenge ngo bigana babo Abatutsi ngo bashaka kuvuga ngo jenoside. Ndagira ngo si ikintu biteshemo abantu bakwigana, ariko rero haba mu mategeko nuko kino kintu ari umugambi. Hari umujenerali w'umukongomani wanza atakibaho w'umubembe witwaga
rukore niwe wigeze kuvuga hejuru ya planification y'uru rupfu ukuvuga ngo Abanyamurenge birukanywe si abakongomani batahe baje mu Rwanda bari barabikoze mu buryo buteguye. Urabona ngeretse umuntu wenda uzi geography ya Congo, aho Abanyamurenge bari batuye muri Congo hari hazwi, hari Sud Kivu, hakaba no muri Katanga aho bitaga Byura. Bari barateguye ko bazirukana Byura bakayizana bakayigeza Uvira. Urabona Uvira ni ku mupaka w'u Burundi aho abantu baguye mu Gatumba. Bategura ko bazamanura abantu mu misozi bahereye mu bice bya Bibogobogo bakabazana bakabageza Uvira. None bakazazamuka imisozi y'Indondo aho mvuga wenda bahaze barumva uko biteye, nabo bakabamanura bakabazana Uvira. Iyo ni yari umugambi wabo. Ibyo bintu rero ibo bibeshya bari bazi ko babigezeho, kuko birukanye Abanyabyura batsemba abantu baho, abahurutse bake babageza Uvira. Muri 1996 bari bahereza Bibogobogo bamanura abantu bose bazakabera n'abandi barica baratsemba bageza hariya. Abantu bambuka Bujumbura bibwiraga ko ari ibisigazwa udutereka twasigaye tugomba kurangirira hariya. Barabwata no tubakurikirana hakurya none dutsembe turangize ako Munyamurenge gashira. Haba mu kubatuza kuko cyamana bivuze babaturije mu buryo butemewe. Ntabwo twinjira mu mategeko ngo tuye kuburana, ubu ntabwo ari urubanza, ariko imiturire yabo ntabwo abantu batuye mu nkambi bashobora guturwa bakurikije amoko. Rwose ni naho umugambi washira mu bikorwa kugira ngo abantu bapfe. Urumva ko byari bifite rero amasano ya kera ya kure. Akandi wenda mutarava kuri ico binteye guhita mbaza akabazo. Ntacyo mutekereza ku gutuza abantu, mwari muvuze kuri imiturire ko ari byo byaranze yuko abantu iyo jenoside yari yateguwe. Iyo urebye ikarita y'inkambi naho umupaka uri, sinzi icyo mwabivugaho ku mategeko wenda nk'abaza amategeko yo kuvuga ngo abantu bahunze igihugu babatuje ku mupaka wa cya gihugu inkambi n'ihwiri, sinzi icyo amategeko abivuga. Mu by'ukuri urakoze. Ntabwo byemewe mu mategeko agenga impunzi. Bavuga ko byibuze bakwiye kuba ibirometero birenga 50 n'umupaka w'igihugu bavuyemo. Rero bariya bari hafi cyane, ngira ngo uvuye hari inkambi yari iri no kuri douane neza, sinzi niba hari ibirometero 10 bihari. Ni hafi 10. Ni hafi 10 ibirometero hagati y'10 na 6. Urumva mu by'ukuri iryo ni ikosa rya mbere ryabaye, ntawamenya icyo ryashingiyeho, ariko kuba yarakurikiwe na buriya bugizi bwa nabi ntawabura guprezima ko hari harimo akagambana. Hagomba kuba hari byanze bikunze baviola ari amategeko, bari babizi kandi bari bazi ko igihugu bahunze nubundi ari bo bashakishwaga bagomba kwicwa. Hari nabagenzi bari bamaze igihe gito biciruka bwara bayintambara apfa abandi. Rero kubashira ari hafi mu by'ukuri tubona harimo ikintu cha implication yabo nubwo bitagaragara neza, ariko umuntu uwa prezima ko bari barimo ntabwo yaba yibeshe cyane, kuko rwose ibirometero 10 ku mupaka kandi hari mu Gatumba hari azwi ko ari ahantu naho ari umutekano muke wa FNL. Hari hegereye ari amashamba yose yegereye imipaka za Rukoko n'ahandi. Kuvuga ngo abantu b'impunzi bahunze ubwicanyi gushirwa hariya, ibyo ni ibintu bigaragaza ko uruhare bari bafite. Igisubizo cya kabiri no seremo ko bari expose muri danger, kuko mwene data bivuze. Icya kabiri iyo danger yari ya FNL, yari ifite icyicaro kizwi aho ngaho bahoraga barwana, yari ya FDL zari muri Congo aho zizwi, na leta ya Congo yari ifitemo uruhare runini cyane mu irukano ry'aba bantu. Noneho icya kabiri nongera kuri ibyo nuko hatigeze hagaragazwa uburinzi bwihariye abo bantu gushakisha umutekano mu buryo bwihariye budasanzwe. Erega umuntu yaba ahantu ho mu mirwano, ariko noneho hakabaho uburinzi bwe, bakavuga ati nubwo bari mu kaga ariko byibuze hari uburinzi. Kandi dore impamvu icyo kintu kigomba kwitwa ko ari icyaha nuko
nasozi yari ifite abantu mu nshingano zabo, yari ifite abasirikare bayo mu Burundi, ariko abasirikare kuki bataba batowe ngo barinde abo baturage? Izo mpunzi zari zahunze ubwicanyi muri Kongo. Ni ukwerekana yuko abo bantu rwose harimo icyaha, ubugambane n'ubufatanyacyaha ko twabyita kugeza ubu ngubu, nibwo bitarajya mu nkiko bw'amahanga hashyiraho na leta y'u Burundi. Nanone bwakabwira ngo nongere kuri icyo kintu, leta y'u Burundi mu masezerano muri 59 yashimiye Geneve hejuru yo 51 yashiraho ikibazo cy'impunzi ku isi. Burundi ni igihugu nacyo cyasinye muri aya masezerano, kandi amasezerano afite ingingo byibuze z'ingenzi zivuga hejuru y'umutekano w'abantu bahunze igihugu cyabo bakabahungiraho. Iyo leta igena umutekano w'abo bantu, HCR cyangwa se amahanga akagena ibibatunga n'ibibabeshaho, kandi abene ka gace baba batuyemo kaba ari agace kitwa ngo naka mpuzamahanga. Ariko rero iyo leta y'u Burundi kugeza ubu imyaka 12 irashize irabazwa impamvu abantu bapfuye, aho kugira ngo ahubwo inagaragaze ko yahekuwe iyo yonyine. Sinzi ko ariko bavuga ngo niyo yonyine nirimo bavuze ngo twabigize n'uruhare. Bari abarize nabo baricecekera bati ntacyo tubivugaho. Kugeza ubu iyi silence ikuguceceka kw'amahanga, kwa leta ya Kongo yahekuwe, kwa leta y'u Burundi ifite inshingano mu kurinda impunzi, ukuguceceka rero niho twebwe abanyentege tuzahora dukora ibi kuzageza igihe kuzavaho abantu bakavuga ukuri kukivugira kukagaragara kuko bagenzi bagira. Kandi kantu gatoya nari nsize kagaragaza uruhare rwa leta y'u Burundi mu by'ukuri twabivuze kenshi, kuko umuvugizi wa FNL yiyemereye ko ari bo bakoze buriya bwicanyi. Habimana yari umuntu w'umuvugizi wemewe wa FNL, arabivuga ku bitangazamakuru bitandukanye. None igitangaje nuko leta y'u Burundi nubwo yari umurebere baza guhura mu buryo bw'imishikirano, abari abayobozi ba FNL muri kiriya gihe biyemereye ko bakoze buriya bwicanyi. Leta ntiyigeze bakurikirana, ahubwo yarabagororeye baha imirimo. Ubu bafite imirimo, ngira ngo Imana Pasteur sinibuka icyakora, ariko afite umurimo ukomeye muri guverinoma. Na Agatorwa Sano, Agatorwa ngira ngo ni vice president wa Sese. Ukumva rero ntabwo yababajwe n'ibyabaye kuko wari umugambi yari yapanze. Sinumva impamvu yavuga ngo yareka gukurikirana umuntu wayo wiyemereye kumugaragara ko ariwe bakoze ubwicanyi. Sinza wiherayo ivuga ko atari byo. Rero kwirengagiza gusa nuko nyine idashishikajwe no gutanga ubutabera ku bantu bahekuwe. Icyo nakongeraho. Murakoze cyane. Rero twibutse abadukurikiranye ko ikiganiro ari Menyaiwacu, tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu mureba hano muri studio zacu. Turi kumwe na Bwana Chairman ukuriye impunzi cyangwa se abanyekongo b'impunzi bose bari hano muri Kenya, ndetse hamwe na vice wiwe. Tukaba turi kumwe n'umushakashatsi ari n'umunyamategeko Munezero wiri, hamwe na Bwana Mwarimu Gasake akaba ari we ushinzwe komisiyo, perezida wa komisiyo itegura icunamo. Rero tukaba tubashimiye ku kiganiro, ariko nanone tugana ku musozo nkabangira ngo bazi ikindi kibazo kimwe kuzo mwagiye muvuga ubuvugizi umuryango Nyamurenge umaze kugeraho, ndetse n'ibifatika mwagiye mwumva bamaze kugeraho, ari ibyanditswe, ari ubuvugizi mu mahanga atandukanye. Ariko nanone ikibazo nkabaza ntese kubwicanyi mwagiye mugaragaza ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bwagiye bukorerwa henshi, ndetse bamwe mu mitwe yabo bakaba bumva yuko buriya buherutse cyangwa tuvuga ko bwakozwe mu mwihariko bw'abanyagatumba, aba impunzi zari mu gatumba z'abanyamurenge. Niki mubwira abandi kuri buriya bwicanyi bundi, cyangwa se ni gute mubyita ko nabwo ari genocide atari intambara, kugira ngo abazakurikirana iki kiganiro babashe kumenya ko genocide yahereye kera, atari uriya munsi gusa, ahubwo genocide yabayeho kuva kera. Mutubwire impamvu biriya mubyita ubwicanyi ni genocide, ni ubwicanyi ni intambara. Sinzi ko mwumvishije point. Urakoze cyane. Icyo kibazo ni cy'abanyamategeko ngira ngo
mu by'ukuri jenoside nubwo tudafite wenda amartikle hano turi gusoma ariko tuzi iby'ingenzi biranga. Jenoside ntabwo ari umubare w'abantu bicwa, ni impamvu iyo abantu bishwe bazira idini ryabo cyangwa appartenance politique ko bari mu ishyaka runaka, ubwoko bwabo, iyo bafite ikintu cyabo cy'umwihariko arico bazijijwe kandi akamugambi kuvuga ngo babarandure, extermination. Point ya kabiri igaragaza ko kiriya gikorwa buriya bwicanyi nabwo ari jenoside. Iri tegeko ingingo ya 6 iri tegeko ryashizeho ICC aravuga ngo ikindi kintu cya kabiri ni atteinte grave à l'intégration, non, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Aha gatatu akavuga ngo soumission intentionnelle des groupes à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Aka kane akavuga ngo mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Aka gatanu akavuga ngo transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Utu tuntu dutanu bavuze kamwe muri two gashobora gutuma igikorwa cyitwa jenoside. Nimba mwakurikiye neza dusobanura baravuze ngo iyo hari amamezire afatirwa iyo groupe agamije kubica kubatsemba. Aka kabiri atteinte grave à l'intégrité physique, uvuga ngo kubica urubozo mu buryo physique cyangwa mental. Ibi byose byarabaye. Ngarutse ku kibazo yari yavuze, mu by'ukuri bari abantu bacu bose bishwe uriya mwaka, hapfuye benshi cyane mu 1998. Bari abantu bose nta kindi bazize ngo twari twabivuze, bishwe gusa ko ari abatutsi. Abantu bamwe bari ku birometero 3000 naho intambara yari yahereye. Hari abantu bari ku mpaka wa Kongo na za Angola, za Diloriri yani muri Katanga, kure cyane naho intambara yari yahereye muri este, ariko nabo barishwe batazi n'amakuru, baratsemba. Kamina baratsemba, Irumbashi baratsemba, Ikisangari, Kongo yose. Twagerageje kubikoraho ubushakashatsi usanga hapfuye abantu benshi cyane, ibihumbi bigera nko kuri 2. Kandi nta kindi kintu bazira gusa ngo nuko ari abatutsi. Bari bahamagaye ngo umututsi wese ahari apfe, kandi ntibicwa impfu zisanzwe, bishwe impfu mbi cyane z'agashinyaguro. Rero tukumva ni jenoside mu by'ukuri birahuye n'iyi ngingo cyane akagapwe kavuga ngo meurtre des membres du groupe, muri ya intention yo kuba extermina. Iyo abantu bishwe, itsinda ry'abantu byishwe hagamijwe kugira ngo babatsembeho, iyo eleme ituma biba jenoside. Mu by'ukuri nta washidikanya iriya ni jenoside, kuko nta warimo abaza cyangwa ngo yisobanure wenda nananirwa kwisobanura aribwo bamwishe. Aho bamusanze gusa, hari abanya twabonye abantu bari za Kinshasa barimo bakura ku kazi iyo bari bagiye, bakabahamagara ngo muze, ngo komandara bashaka, bakagenda bazi ngo bagiye mu nama, bashika umuntu bakamutungura bakamukuraho imbunda, bakamwinjiza mu nzu, agasanga abagenzi be bahambiriye. Ntacyo bazira. Abantu barindaga Kabila. Iteko ryarasohotse igitondo kimwe batazi na bamwe ntibari bazi ko n'intambara yaturise murasirazuba, barafatwa barishwa impfu zibabaje cyane. Rero mu by'ukuri iyo ni jenoside idashidikanywa, ko wari umugambi mwiza rwose wateguwe ko bagomba kuextermina umututsi. Arakoze cyane bwana Wiri. Rero tugana ku musozo, twababwiye ko n'ubundi ari ku nshuro ya 12 turimo gutegura kwibuka abacu bazize jenoside, bazize uko basa ari mu Gatumba, ndetse akaba ari bimwe twagiye tuganiraho byakoze ku mfu nyinshi cyangwa se ku bwicanyi bwinshi bwagiye, aribwo avuye gusobanura ko zose ari jenoside kuko bishwe n'umugambi umwe. Rero tukaba turi kumwe n'ukuriye komisiyo itegura ikiriyo, tukaba turi kumwe na chairman na vice we. Ngira ngo bwana president wa komisiyo watangira tubwire imyiteguro uko imeze,
etape zo kwibuka aho zigeze, uko bizagenda n'ukuntu biteguye kugira ngo abadukurikirana bamenye uko biri gushirwa mu ngiro. Urakoze cyane. Nagira ngo wenda mu ncamake dushime cyane intambwe imaze guterwa nk'uko twabihereyeho tubivuga. Kera twabikoraga ukuntu twabikoraga mu buryo muze Banyamurenge imyizerere iyobokamana ariyo igize cyane uruhare runini mu mibereho yabo. Twabikoraga mu rwabo rw'amateraniro rw'amatorero, tugacicara tukaririmba tukabasengera tukabibuka. Ariko uko iminsi igenda itambuka hariho imyumvire igenda ihinduka. Nagira ngo mu butandukanye n'umwaka ushize muri uyu mwaka ko turabitegura mu buryo bwagutse. Twavuze ko tuzabikora n'abandi bose nk'uko muramaze kubivuga, n'abandi bose bagiye babuza ubuzima kuva muri za 98. Ibyo bwanjye aho ndi mu bacitse ku icumu za Lubumbashi kimwe n'abandi bacitse ku icumu za Mujimaye na za Kinshasa, ariko hari aho twasize abantu barenga 100 n'ibisago bapfu 200 nabo bapfuye urupfu rusa n'urw'abanyagatumba. Rero uyu mwaka rero tukaba tuzabikora mu rwego rwo kubaha agaciro bose muri rusange. Rero imyiteguro irahari, mu nzego zibishinzwe za leta ya kino gihugu dushimira cyane kubera ko ibyo aho myaka tugeze abantu bamaze imyaka irigera ku 10 muri iki gihugu bigaragara ko turi amahoro, dutuye mu mujyi n'abandi banyagihugu tumeze neza. Yego ntitugenda tubura ingorane tugenda duhura nazo, ariko ni rusange ni zimwe nizo duhura n'abene igihugu bahura nazo. Rero zaramenyeshejwe, imishinga ikorana n'impuzi yose yaramenyeshejwe. Communauté yacu ubu cyamani araza wenda kunyunganira, ndabizi ko byaciye mu abantu bacu bose aho batuye. Ubu turimo turagerageza uburyo bwose dushyiramo imbaraga kandi twizera ko zizakora kugira ngo umuturage wacu wese muri kino gihugu, umubare dufite wose abantu barenga 6,000 wese azagire mu ruhare rufatika mu ibuka ry'uyu mwaka, mu buryo bw'imisanzu, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imivugire, ndetse no mu buryo bwo kugira ngo agire mu ruhare rwo kumenyekanisha aka karengane uhereye ku muturanyi, tugeze muri za leta, tugeze mu miryango mpuzamahanga, tugeze n'abahagariye ibihugu byabo muri iki gihugu. Abantu bose bumve, bamenye, babone akarengane twagiye duhura nako. Rero ibyo byo bidushishikarije, ibyo biturangije inshinga kugira ngo tubitegure hamwe. Rero twizera yuko n'imbaraga zacu dufite nubwo ari nkeya cyane, ariko twizera ko tuzabigera nk'uko tubitegura. Urakoze Bwana Aimable, ariko utaravaho wenda tutarasubiza chairman ijambo, nagira ngo hari ikintu uvuze ati kumenyekanisha ndetse bitandukanye n'ibyo byagiye bikorwa n'undi mwaka harimo ya Menyaiwacu. Ngira ngo ntituzaja hariya muri sare ngo twikingirane tuvuze induru turire, ahubwo ngira ngo hari ijambo nyamukuru, hari insanganyamatsiko, ndetse unatubwire n'abatumirwa kugira ngo aribo bazajana amakuru n'abazabwirwa ayo makuru y'ibyabaye, saba bibayemo, saba bahunze gusangira ngo babibwirwe kuko bo ngira ngo aho bageze bamaze kuzumva. Murakoze cyane. Insanganyamatsiko twarayivuze n'ubu twayikomejeho kare, ni ubutabera no kurindwa, sinzi ko twabyita, cyangwa se justice et protection pour tous mu gifaransa, justice and protection for all mu cyongereza. Iyo niyo nsanganyamatsiko dufite uyu mwaka. Rero abatumirwa bacu hari abatarakora icyo bita reaction, baba batumenyesha ko bazahaba mu buryo bwa, ariko twaratumiye twahereye ku nzego z'ibanze dukorana nazo muri iki gihugu. Wenda tumenyereye hari inzego zo hasi twita ba chief n'abakomanda b'amastation ya polisi, kugera ku nzego za DC abo basa n'abakore district, kugera ku nzego za aba MP bahagarariye uturere, abo bose bahawe ubutumire na contact physique twagiranye nabo ibiganiro. Kugeza ubu barasa naho bazaza ko babitwemereye. Twamenyesheje urwego rwa polisi mu rwego rw'igihugu, umuyobozi warwo mukuru Rwandiko yarubonye uyu munsi twari kumwe nawe. Byamenyeshejwe itangazamakuru ry'iki gihugu mu rwego rusange, hari ibyandika n'ibyerekana amashusho, nabo baramenyeshejwe bahawe ubutumire. Ndagira ngo wenda cyamanaza kunyunganira ku bijyanye n'abandi twatekerezaga bari mu nzego za leta, za ministeri, barimo amambasade n'ibindi, cyamana nyunganire nawe aho tugereje kuko twagerageje gutumira dufatanyije nabo, kuko cyane cyane biri mu nshingano ze kuwandika ubutumire akanabushyiraho umukono. Twebwe dushinzwe gusa kuba tugenda twabishyira mu bikorwa. Ndagira ngo yanyunganira nawe akambwira aho bigeze, ariko mu rwego rwose gutandukanye n'umwaka ushize ubu nyine birashimishije urwego bigezeho.
arakoze bwana Aimable ngira ngo chairman yari mukuru wa komisiyo ariko chairman uratubwira nk'umuntu ukuriye abanyamurenge hano muri Kenya uko bihagaze nuko biri mu gutegura. Murakoze cyane. Ndumva intambwe tugeze dutegura iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 12 ubwacu dutekereza ko ari intambwe ishimishije kuko twagerageje gutekereza cyangwa se kugena abatumirwa batandukanye. Icya mbere nuko abaturage ubwabo abo twita les bénéficiaires cyangwa se abanyiri gikorwa dutekereza ko babyumvise mu buryo buhagije kuko habayeho kumenyekanisha ku rwego rwa communauté uburemere bw'iki kibazo n'umwihariko wacu. Tugatekereza ko ubwitabire bwabaye undi mwaka uyu mwaka wa 2016 ushobora kuzikuba inshuro zibiri aho ni mu rwego rwa communauté yacu. Icya kabiri nuko Perezida wa komisiyo yaravuze nyuma y'abaturage abo twita abanyiri gikorwa bashinzwe kwibuka bene wabo inzirakarengane bishwe bazira uko bavutse. Hari abatumirwa twatekereje. Abatumirwa ba mbere nabo nabahagarariye UN cyangwa se umuryango mpuzamahanga ushinzwe imibereho y'impunzi buri munsi n'imiryango yose yegamiye kuri UN twita UN agencies. Iyo miryango yaratumiwe kandi turizera kuko izatwitaba nk'uko yabikoze n'undi mwaka. Twashoboye gutekereza na za ambassade. Hari ambassade zifite umwihariko. Ambassade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umwihariko yuko impunzi ziva hano mu gihugu cya Kenya zija mu gihugu cya Amerika ari nyinshi. Ambassadeur wa cyangwa se ambassade ya Amerika yaratekerejwe, ambassade ya Australia yaratekerejwe, ambassade ya Pays-Bas yaratekerejwe, ambassade ya Australia mu ambassade zitandukanye zifite mu nshingano icyo twita resettlement cyangwa se guha ubwenegihugu cyangwa se ubuhungiro aba impunzi z'abanyekongo ziri hano muri Kenya. Izo zose twarazitekereje kandi twarazitumiye. Ikindi nuko hari imiryango ihagarariwe na leta, minisiteri ifite inshingano za impunzi twita ishinzwe immigration nabo baratekerejwe. Turizera kuko uyu mwaka ufite umwihariko kandi turizera kuko iki gikorwa kigamije kumenyekanisha ku rwego mpuzamahanga ku rwego rwa Nairobi akarengane tudahwema kwereka isi yose twakorewe, ubwoko bwacu bwakorewe. Dushaka kuko n'abana n'abatoya n'abataragize imyaka bazaza bagasanga amateka yanditswe kuko amateka arubakwa nk'uko nabivuze mu kiganiro cya mbere kuko uyu ni umwanya wo kugira ngo isi itwumve n'ijwi turimo dushira ku mugaragaro kugira ngo ibyakozwe bisa nkaho ari mu rwihisho uyu munsi bije ahagaragara. Ababikoze bamenyekane, ababikoze bahanwe, ababikoze bahamwe n'icyaha, ababikoze bashikirizwa ubutabera kandi n'abakorewe buriya bwicanyi nabo icyo twita abacikacumu bahabwe icyo twita rehabilitation cyangwa se bahabwe uburenganzira bwabo, bahabwe kuko iyo impamvu yabyo nuko bariya bakorewe buriya bwicanyi cyangwa se bariya bakorewe jenoside bashoboye kwirokoka, bafite intimba mu mitima zitashobora kuzarangira ubutabera butaragira intambwe butera, butarahana babikoze nabo ubwabo badashubijwe agaciro, bambuwe ku mugaragaro. Ndatekereza kuko uyu mwaka hari intambwe nziza yatewe yo kubinoza kandi muzayibona. Niyo mpamvu turarikira umuntu wese kuri ya tariki 12 z'ukwezi kwa 8 hano Moja niho uwo muhango uzabera. Tugateganya yuko uzadufasha kumenyekanisha ku rwego rwose ikibazo twahuye naco cyubatse amateka yacu kuko tudashobora kucitaza kuko ubwoko butubutse burazima. Murakoze.
arakoze cyane sinzi nimba ndamunganiraho gatoya nk'uko warangije kubivuga ari perezida wa komisiyo na chairman imyiteguro irahari kandi mu by'ukuri abantu babitegerezanyije amatsiko menshi ndavuga mu rwego rw'akarere rw'uturere twose tubasha kuyobora hano muri Kenya ku bwoko bw'Abanyamurenge bose bari alerte barabibwiwe kandi urabona ko bafite imyiteguro hose uturere twose turakora twagerageje kutugeramo barabyumva kimwe ikindi mu by'ukuri ibyo bavuze n'abatumirwa ndumva umwihariko uhari uno mwaka kuko twahoraga dutumira abandi ariko akenshi nk'aya ambasade abantu ko bumva kuko bategereje ikintu gikomeye uko tubyifuza turabona ko hari intambwe nini ikomeye ndetse uretse nabo abaturage duturanye muri kano karere ka Kayore na Umoja nabo ari sensibilisation kuko twarabivuganiho neza kuko nabo abaturanyi bacu tugomba kubabwira kuko hari ibikorwa byinshi byatangiye kuko nabo barabyumva kumva ko mu by'ukuri imyiteguro irahari n'ubu turashakomeje ikingezi tuzi kuko mu by'ukuri ibi bintu umwiteguro wabyo uzatubyara umusaruro kandi udasanzwe ndumva icyo twasorezaho. murakoze cyane kugira ngo mwakoze ariko ikibazo cya nyuma ntareka kubaza kugira ngo abatuye isi bose n'abandi bazadukurikirana inshuti n'abavandimwe bamenye yuko iki kintu gikorwa ku isi hose nagira ngo mbaze ese iki kintu kirakorwa ku isi hose aho Umunyamurenge ari mwatubwira nimba hari communication cyangwa se fellowship mufitanye n'abandi bari ku isi ho se bizokorwa kaba nka perezida cyangwa se nk'ukuriye komisiyo uwo ari wese yansubiza. murakoze cyane ndumva ku rwego rw'isi ikindi gikorwa ngarukamwaka hari ishyirahamwe cyangwa se organisation twita BGN Banyamurenge Global Network urwo ni urwego mpuzamahanga ku rwego rw'isi ruhuza za mutualite zose zigize ubwoko bw'abakongomani b'Abanyamurenge bafite mu nshingano zabo bafite mu nshingano yo BGN ifite mu nshingano kumenyekanisha ku isi hose akarengane twahuye nako ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Norvège mu gihugu cya Suède mu gihugu ahantu hose hari impunzi z'Abanyekongo b'Abanyamurenge iki gikorwa kizibukwa kwibuka kuzahaba kandi n'umuhango ngarukamwaka. Ikindi hari icicaro gikuru cya Gatumba twita kiri US muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho niho hari coordination internationale cyangwa se coordination kuri ku rwego rw'isi n'urwego rushinzwe kuduha cyangwa se guhitamo binyuze muri za mutualite zitandukanye insanganyamatsiko tuyitamo habayeho gukusanya insanganyamatsiko zagiye ziva mu bihugu bitandukanye hakaza kwemezwa insanganyamatsiko y'umwaka. Ishaka kuvuga ngo n'impamvu twahisemo ubutabera no gukumira ikibi cyacu cyose icyo twakwita justice and protection for all nuko kugeza uyu munsi ubwo butabera turabwifuza, kugeza uyu munsi ubwo butabera turabuharanira, kugeza uyu munsi ubwo butabera turabusaba dusaba uruhando mpuzamahanga kumva ijwi ryacu, ijwi ry'akarengane, ijwi risakuriza ku isi hose rivuga ngo ibyo twakorewe ni amateka mabi tutifuza ko byaba ahari hose ku isi. Numva rero ku rwego rw'isi hariho icyo twita coordination ku rwego rw'isi BGN ira coordinate icyo gikorwa ariko Gatumba ifite icyo twita memorial ku rwego rwa US ireba mutualite zose uko iki gikorwa hariho na archive ku rwego rw'isi turipotinga nyuma yuko iki gikorwa kibaye. Niyo mpamvu hari aya mashusho, niyo mpamvu hari amakuru, niyo mpamvu hari ubuhamya, niyo mpamvu hari ubutumwa butandukanye bwubaka bya bice bitandukanye kugira ngo umunsi umwe ubutabera buzabishingireho bwumva akarengane twakorewe. Murakoze. Arakoze chairman
ngira ngo abakomeje kudukurikira ni ikiganiro cyacu Menyaiwacu twababwiye ko kinyura kuri akadondomore menyaiwacu.com ndetse no ku murenge.com. rero nkaba ntareka kurangiza cyangwa gusoza mbashimira mwebwe abatumirwa bacu batwitabiriye. Tukaba twari kumwe na bwana Aimable Gasake, mwarimu ushinzwe komisiyo yo gutegura iki cyunamo. Tukaba twari kumwe na bwana Wiri Munezero, umushakashatsi ndetse n'umunyamategeko, akaba yaranditse igitabo. Ngira ngo ndaza kumuha umunota umwe kugira ngo atubwireho gato yadusoza. Tukaba twari kumwe na bwana Chairman Perezida ukuriye Mitiwalite cyangwa se ukuriye kumwe na vice we Mushonda John, akaba ari umwungirije. Rero nkaba mbabwiye ati murakoze kandi muzakomeze ubwo buvugizi, kandi turabahaye asante muri studio za Menyaiwacu. Rero tutarasoza, reka bwana Wiri atubwire kuri gatoya ku gitabo cy'ubwicanyi bwakorewe Banyamurenge yakoreye ubushakashatsi. Arakoze umunyamakuru wacu Gaston. By'ukuri uko bakomeje babivuga nanjye nabivuze, nakoze ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe Abanyamurenge muri Kongo, ariko by'umwihariko mu 1998 no mu 2004. Nubwo ariko igitabo cyitwa nahereye kera cyane mbera karengane kabo kuva Abanyamurenge babayeho, uko batangiye kugira ibibazo uhereye ku bazungu igihe bambuwe ubushefu, batangira kwitwa amazina mabi cyane ngo ni ba santere, none autochtone, none originaire, ibintu bibatesha agaciro. Batangira kubuzwa amahemo kuva icyo gihe, ukomeza kugera muri Murere uko bibasiwe baricwa ntaco bazira, bazira gusa ko ari abatunzi, ishyari gusa ry'abaturanyi babo, bagira ngo babambure ubutunzi bari bafite bw'inka, kugira ngo babe abahinzi nkabo. Abanyamurenge bagira ibyo bibazo kuva icyo gihe, birakomeza yewe kugeza hafi kubambutsa mu Rwanda, ko niyo bavuga ngo ni iwabo. Imana ikinga kabo ko hagoboka intambara, nako hagoboka abatabazi mu cyiswe wa Fidele. Ibyo byose biri umungumu kirengera Abanyamurenge, gituma baticwa, hari asoza itegeko ko bagiye kubatsemba. Ibyo byose nabyanditse ahanga birimo. Noneho amakuru yabo yose y'akarengane ugakomeza kugeza muri uyu mwaka mbabwiye habaye ubwicanyi bukomeye 1998, hagapfa abantu benshi cyane, ibihumbi by'Abanyamurenge mu ntara zose za Kongo. Muri gitabo twagerageje kumenya abantu amazina yabo, tubasha kubona amazina arenga 700 y'abantu b'Abanyamurenge bishwe bazira ku karengane. Turakomeza umwanya muto, ariko nari kubibabwira umwanya muremure nkababwira detail, ariko harimo ibintu byinshi n'ubwicanyi uko abantu bishwe mu Gatumba. Ibi turimo twibuka uyu munsi uko bwapanzwe, bwaplanifiye, n'amazina y'abishwe n'abakomeretse, ibintu byinshi cyane, harimo amakuru menshi. Rero nkaba nararikira umunyamurenge wese kuba yagisoma, kuko ni ngombwa cyane, nubwo ari amateka ababaje, ariko tugomba kuyamenya kugira ngo abana bacu bazamenye amateka twanyuzemo, kugira ngo babashe kuzategura ejo hazaza habo. Kaba rero ndangije mbabwira ko mu by'ukuri igitabo nagishize ku gaciro ko hasi, kugira ngo dusangire namwe amakuru ari umungumu. Abazagikenera bose ba contacta Gasake ukuriye iyi komisiyo, kizaba kiri ahangaha mu cyunamo. Murakoze cyane. Batumwa bacu sinabura gushimira itsinda ry'abanyamakuru twari kumwe. Jewe uyu nguyu ni Munezero Gaston, ndetse na mugenzi wanje Patrick wari ku buhanga bw'izuma, n'uwari ukuriye ikiganiro Elvis Kivis wagikurikiraniraga hafi ndetse akanagishira mu gikorwa. Rero nakagaruka, kandi dukomeze tumenye ubwoko ndetse kugira ngo twiheshe agaciro. Murakoze. Impinduka n'amateka meza biri muri wewe, kumenya